ukuntu yavutse ari umwana muzima, avukira i Rwamagana mu bitaro bikuru. Arangije amaze kuvuka baramunyambura bamushyira mu byuma. Barambwira ngo yananiwe, ngo njye musangamo, ngo njye kumuha ibere. Yarariraga, yaronkaga pe. Bigeze saa 12 za nimugoroba, abo bari kumwe umuriro urabura muri bya byuma. Ubuze abo bari kumwe barapfa. Uti njya gutya nkajya gupagasa. Iyo agiye gupagasa umusiga hehe? Kirana. Shyira mu nzu nkamukingirana. Si mukingiranye usanga iyo ugarutse usanga akora iki? Nsanga yicayeho yakabaye yicaye n'ubundi. Zisa tuvugana nabagura ko bagomba kumfasha uyu mwana bishobotse, baramutse babishoboye bakamfasha uyu mwana tukamurera, byaba ngombwa yenda bakamutwara nkajya ngenda nkamusura ntacyo byantwara, cyangwa se wanamufashirije ahangaho turahangaha nabyo ntacyo byantwara. Nongeye kubaha ikaze mwebwe mwese mudukurikiranye kuri iyo talk channel, nongera kubashimira uruhare rwanyu hirya no hino, abadukurikirana bari hano imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu ntara zose zitandukanye, abadukurikiranye muri hirya no hino ku migabane igize isi. Ndabasuhuje, ndabifuriza ibihe byiza cyane, nizere ko tugiye kubana neza cyane. Uyu munsi rero ndi hano mu karere ka Rwamagana, akaba ariho mperereye kuri uyu munsi, akaba ariho nabashije kugera ndetse mu kagari ka Karitutu mu karere nyine ka Rwamagana ko rimaze kwagira umurenge wa Muhazi. Uyu munsi akaba ari mu ntara y'Iburasirazuba, aho rero dusuye umuryango tugiye kuganira nawo, mwawubonye ndetse murabona hano imbere uyu mubyeyi yagiye kutubwira muri rusange uko bimeze, uko bihagaze kuri uyu mwana we mubona ufite ubumuga. Akaza rero kugenda bituganiriza, atubwire niba hari ubuvugizi bwabayeho muri izi nzego za hano, cyangwa se n'indi miryango, cyangwa se abagira neza n'abandi bose batandukanye, kuko nkuko mubibona murabona ko kumwoza ni ikibazo, murabona ko bigoranye, yaba ndetse no kumwambika murabona ko biruhanyije, kandi uyu mwana uko bigaragara arasa nkaho akuze nubwo afite ubumuga, ariko tujye kuganira n'umubyeyi we muri rusange, atubwire adusangize ubuzima bw'uyu mwana, kuko uko bigaragara nkuko mubibona murabona yuko bisa nkaho bigoranye. Wenda we sinzi, turaza kuza kumwibariza twumve atwihere idonido, atubwire adusangize iyi nkuru uyu munsi. Niriyo talk channel, bahaye ikaze mwese, nizere ko tugiye kubana neza muri kino kiganiro. Muraho mubyeyi? Muraho neza. Amakuru y'imisi? Amakuru ni meza. Mwebwe mwitwa bande? Nitwa Mukashyaka Mediatrice. Mediatrice, uyu mwana n'uwawe? N'uwanjye nabyaye. Uyu mwana mubyaye yavutse ryari? Yavutse 2001 mu kwezi kwa 10 mu kwezi kwa kabiri ku itariki 12. Ugereranyije afite imyaka ingaho? Afite 19. Uyu mwana se ko tubona afite ubumuga bwe, afite ubw'ingingo, niko yavutse, dusanga izi nkuru byagenze gute? Ngo ukuntu yavutse ari umwana muzima, avukira i Rwamagana mu bitaro bikuru. Arangije amaze kuvuka baramunyambura bamushyira mu byuma. Barambwira ngo yananiwe, ngo njye musangamo, ngo njye kumuha ibere. Yarariraga, yaronkaga pe. Yavutse ari saa 12 za mu gitondo. Bwiriwe mujya kumuha ibere akonka nta kibazo. Bigeze saa 12 za nimugoroba, abo bari kumwe umuriro urabura muri bya byuma. Ubuze abo bari kumwe barapfa. Hasigara uyu nguyu, ariko nawe yasaga nk'uwapfuye. Noneho birangira bamumpaye yakonjereye, ubwo mutangiriza ku miti. Tubayo iminsi nk'itatu atarira. Bangije ndataha njya mu rugo, ajya mutungisha amata, hateka nkashyira ku kiyiko nkamuha. Birangira mugejeje mu rugo, nabwo ngejeje mu rugo ntago yahise arira, nabwo yamaze icyumweru cyose. Nyuma y'icyumweru cyose mutungishije ayo mata nibwo yarize afata n'ibera aronka. Birangira aho amariye gukurira atangiye kwiyubika ngo ajye kuntuza, yiyubike nyine akambakame nk'abandi bana, bikanga nkasubira kwa muganga. Gutyo birangira byanze. Ubwo no kuvuga ngo ubushobozi nagize, namujyanye kwa muganga ahantu bita Gahini, hari umuzungu bitahaga haridingi.
mara y'ukwezi ubwo ise yari agihari mara y'ukwezi banyereka imyitozo mukoresha ndangije ukwezi nkumazeyo ndaza ngaruka hano mu rugo maje kugaruka mu rugo gahandi hano ngiye kumujyana ahantu bita ikibungo ahantu bita za gashongora niba ari gashongora simbizi mujyanayo mugejejeyo naho bamukubise umuti w'ikinyarwanda naho arapfa hasa nk'intumbi ngize amahirwe mbona ahembutse ndongera ndamucyura arataha majije kumuzana mugejeje hano ngiye kumujyana ni iki intuza ibutare mugejeje ibutare banca amafaranga ngo 60 ngo byo kuzajya mpemba umukozi ndangije 60 mbona ntabishobora ntabibona ndangije ndamugarura mu rugo nyuma yabwo nibwo se yapfuye amunsigiye afite imyaka 3 isa tuvugana ubu yujuje imyaka 19 umwihangane ise yazize iki yararwaye nyine arapfa ariko ntabwo arwaye iminsi myinshi yarwaye nk'iminsi nk'icyumweru kimwe cyonyine arapfa umukuru mfite nawe yamunsigiye afite imyaka 6 ubisaha afite 22 none nyuma yaho ngaho birumvikana usigaranye uyu mwana uko bigaragara ni mukuru nkuko bitubwiye imyaka 19 kuri uyu nguyu ubundi yitwa nde yitwa Ntirenganya Jean Dodier Jean Dodier ntabwo avuga wapi ntabwo avuga we aramwenyura gusa akagaragaza ko yumvise gusa arumva ariko kuvuga ntabwo avuga kubera ko nk'umuntu tumara nyine nk'umuntu nka nyina ngewe mbasha kumucira amarenga nawe akayancira ariko kuvuga ntabyo ashoboye saba n'utwereka uburyo muganira fi umeze ute mwana wa ashaka ibiryo ntabwo bishaka urashaka iki hanyuma mubyeyi birumvikana uyu mwana wawe yavukanye ubumuga nk'uko bitubwiye iyo nzira ndende wanyuzemo kuri uyu munsi hanyuma byagenze bite mu bufatikanye n'inzego z'ibanze mu kumenyekanisha amakuru ashobora kuvamo ubufasha ku buryo wenda bashobora kugufasha ese ubundi uzi ko uyu mwana afite uburenganzira bwiwe 100% kandi ko hari imirimo ashobora gukora abashije kabone nubwo yaravukanye ubumuga urabizi ko bibaho mbere mbabwire ko sinjye kurango mbabeshye umwana yavukiye muri uyu mudugudu ntaho yahungiye ntaho aba muri uyu mudugudu ariko iyi saha tuvugana n'akagare nitwa nabonye ko kushyira mu uyu mwana nagafatiye mu kandi kagari sinagafatiye muri aka kagari ako nta n'isabune ye ndabona saha tuvugana ntayo ndabona abayobozi bose bajyaho ariko nta numwe uragira ikintu amarira na kimwe uragira ati nta sabune urabona nta n'isabune ndabona y'ijana yo kuyiba namufurira cyangwa yo kuba bagira ikindi kintu bamumarira ntacyo ninjye wirwariza na mitiweli izi saha tuvugana ndi mu cyiciro cya 3 cya mitiweli ubasha kwishyurira mva nkoresha uko ashoboye kose kubera ko utayishyuye ntiwaba muri uyu mudugudu hanyuma ubundi mubayeho mute twebwe se ukuntu tubayeho mbayeho ndi umuhinzi nkahingaho umugabo yansigiye byananira nkaca inshuro nk'abandi nta kundi kuntu mbayeho kandi nanjye ndi ikimuga wamugaye iki uburwayi bwa festile hanyuma ubundi mubyeyi rimwe na rimwe iyo bimeze gutya umuntu ashobora kwikorera ubuvugizi waba warabegereye bukaba wenda bashobora kuba batabizi nese ubuyobozi ubana nabwo barangiza bakaberwa ukuntu uriho abarwayi ubundi uba mu mudugudu bakaberwa ukuntu ubaho ntago bayoberwa ukuntu ubaho uri mu mudugudu ngo barabizi nyine ese icyo batazi ni iki none hagati aho ngo nta yindi miryango wenda itandukanye bagira neza ndavuga nayo nigeze mbona rwose nayo nabonye nta nimwe uretse ako kagare konyine nta kindi ako kagare wafatiye mu kandi kagari ka Nyarusange niho nagafatiye ruguririyo akagari se ubwo ukamushiramo ubasha kukamushiramo akagare iyo mbishoboye nk'iyari igihe nk'ubu ngubu kizuba rigiye kuva
nkabona umwanya ntagiye nko mu kiraka nk'uko cyane nagiye ntagiye mu murima urumva ndagacunga nkagasohora ngagashyira hanze narangiza nkamukarabya nkamugira neza kubera ko ntiyajya hanze asa nabi nkamuterekamo. uragira uti ntiyajya hanze asa nabi. Abantu barabibona kuri muramwoza uramwoza ubundi kumwoza ute umubanye nawe ute ubasha kumutunganya ute? Ni ukuvuga ngo kumukarabya ndamuterura nkatereka nk'aha kuri sima nangiza nkamwuhagira namara kumwuhagira nkamuhindurira undi mwenda namara kumuhindura undi mwenda ubwo tukajya mu buriri tukaryama ari nijoro. Iyo ari ku manywa nabashije kumushyira hanze nabwo ndabanza nkamukarabya nkamuhindura undi mwenda nkabona kumushyira hanze. Sibyo ubumuga afite ubumuga bwo kutumva ngo bwo kumva arumva ahubwo afite ubumuga bwo kutavuga no kuba yagenda nta yindi ndwara mubonaho ntabwo mubonaho. None muri rusange waba kuko iyo abantu muri sosiyete ndavuga mu muryango usanzwe hari uko umuntu ahura n'undi muntu bahuje ikibazo bakaba babiganiraho nta wundi mubyeyi urahura nawe yaba afite umwana barahari benshi hari abo twahahuriye nyine aho ngaho ku kagari ka Nyarusange tujya gufata ku kagare barahari benshi bagifite n'abana batoya batari nk'uyu nguyu we namugejeje rwose dusanga waranakuze uyu nguyu namugejeje dusanga niwe mukuru abandi bari batoya. Abo bandi se babonye gute bafite ubufasha? Nabo nta bufasha bafite n'ubwo bugare baduhaye gusa nta kindi. Nari uruhinja cyane ko uruhinja ari umwana mwiza cyane nabona azagera n'akamaro ariko byatewe n'ibyo byuma kubera ko abo bandi bari kumwe barapfuye abari usigara ariko hari yavutse ubona ari umwana muzima nta kibazo afite. None kuri ubwo ntabwo wabashije gukurikiranwa ngo kareka kuva ubwo ngubwo nyine nta kindi kintu bongeyeho ntacyo. Kugeza ubu rero uyu munsi wa none njye nabikubwiye ko abantu bafite ubumuga babayeho bari mu bikorwa bigiye bitandukanye yewe n'abana bato bari mu kigero nk'iki ngiki n'uyu nguyu umaze gukura bakajya mu ishuri ntabwo baba barigeze kuganirizwa ko hari ibigo by'amashuri bibakira yaba byabihaye Imana hirya no hino n'imiryango ishinzwe gufasha abana? Umva najya nkubwire ngo bagiye bamwandika kenshi n'ibigo by'abanyagatolika byigize biza bikamwandika n'abadivantisi baraje bakamwandika ariko nta kintu na kimwe nigeze mbona rwose ntacyo. Uko kwandikwa ariko ntibigire icyo bitanga ubona biterwa n'iki? Simbizi sinzi impamvu ntabwo nzi impamvu ibitera. Gutera gutekereza cyane uti yewe se njye narangije kwiyakira kubera ko umwana n'uwanjye ni njye wamubyaye sibyo ngomba no kumutunga kugeza igihe azapfira ubwo ngubwo icyo kora ngize ubufasha bwo nta kibazo ngize abantu bamfasha bakamfasha nkabibona ntacyo byabintwaye. Abantu murabwira n'abangaba babwira bareba urumva ubufasha abangaba ni buri murareba reba hano imbere urumva bababwira iki? Reba hano imbere ubabwire urumva bababwira iki? Abantu bagukurikiranye muri aka kanya uragira uti ubufasha bagufashe gute ikintu numva nasaba mwamfasha nuko mfasha uno mwana mukandwanaho mukareba namwe ikintu kinkwiriye kareba ikintu kinkwiriye kubera ko ngenda umva ntacyo nabona mvuga ese ko ntavuga ngo ni mu muhagurutse agende ko mutari Imana muragira ngo nkuriki nimumfashe ibyo mushoboye namwe ubona mumfashe nyine nta kindi kintu nakongeraho mumfashe tumurera kure turebe tumurera kure turebe cyangwa se tumujyane no ku ishuri nibishoboka nabyo niba byashoboka bishobotse twabona ikigo twamushyiraho twamushyiramo iyo nta kibazo urumva ntago nabyanga nanjye sinanze kajya ku ishuri nk'abandi bantu sibyo kiza amahirwe nkabona aho mushyira twamutwara ubundi mukamfasha sibyo kubera ko aracyariho ntarapfa none se dukora iki? N'uyu nguyu wenyine ufite cyangwa bafite avuga n'undi umwe wenyine wa kabiri ukuvuga ngo bavutse ari abana bane sibyo ukurikira uwo nguwo mukuru yarapfuye yari umukobwa n'ukurikira uyu nguyu nawe yarapfuye yari umukobwa niho naho kuyubwa burwayi
nta kindi. Hanyuma ubwo ise yabansigiye ari babiri gusa. Muri abo babiri usigaranye uyu niwe mukuru? Oya, umukuru ntawe uhari, yagiye ku ishuri. Hanyuma kugeza ubu rero birumvikana iyo umuntu agize gutya na gutya, ubundi sinakubajije, ubundi arafungura, aranywa, kurya ararya, kurya ararya, arananywa, nta kibazo. Hari ubwo usanga ababyeyi rimwe na rimwe baragize wenda gutya akaba yibarutse umwana ufite ubumuga gutya na gutya, atabasha kumuhereza uburenganzira bwiwe, kumwitaho. Byagiye bibaho, wenda ubu birimo biragenda bigabanuka kubera ubukangurambaga nk'ubu ngubu bukorwa. Wowe ubundi uba umwakira ute muri wowe? Umwana wanjye mwakira nk'umwana wanjye nabyaye kandi nasigaranye, nta burenganzira bwe mu busa, sibyo, nta burenganzira bwe mu busa. Ndateka nkamugaburira bihagije, sibyo, n'icyo kunywa arakibona, nkakimuha, nta kibazo. Mbo ntamugaburiye nagaburira ndese karemba ndi kumwe nawe mu rugo, nta undi isaha agenda mu gitondo akagaruka nijoro. Ubwo ngubwo rero uyu nguyu niyo ngoye mba kureba kubera ko ari we ndi kumwe nawe, kubera ko nta wundi. Rimwe na rimwe hirya no hino mu miganda aho abaturage bahurira n'iki, wowe iyo uhuye na Rwanda rwa Gisese karavuga abaturanyi n'iki, nta kuki batagufasha ubwo bukangurambaga, ubona babyakira? Ntago mbizi kubera ko ubushize igihe gishize nari mu cyiciro maze, no kuvanga icyiciro cya gatatu nkimazemo imyaka 2, sibyo, ubundi nari mu cyiciro cya 2. Aho barangije ibingiye byo kwishyura kuri telefone biza ndi mu cyiciro cya 3. No kuvanga kugira ngo mbone mitiweli bisaba kugira ngo nshakishe, kubera ko tuba mu bibina hagenda ntanga utwo nshoboye, bikazajya kugeza cyagiye nabonye mitiweli y'ibihumbi 9 y'abantu 3, urumva, bakarangiza nyine nkishyura. Nta kundi kuntu nabijyana, ese ko babidufatira bakadufunga, utishyuye mitiweli bagufata bakagufunga, bakujyana ku murenge ukagenda ukirwayo cyangwa ukararayo cyangwa se simbizi, urumva. Hakubwo ngubwo nahisemo kujya mu bibina kugira ngo utwo mbonye, nimbona 200 ngende njyane, nimbona 500 ngende njyane, nimbona 1000 ngende njyane, kugira ngo mbone iki uko nishyurira abana banjye nanjye niyishyurire. Nuko mbigenza, nuko mbona mitiweli, nta kundi. Ugira gutya rimwe na rimwe kwicara ukumva nka radio mu buryo bwo gusakaza amakuru, ukumva abana bafite ubumuga barimo barakina, basuwe, bari mu bigo by'amashuri, bari gutyo nkuko watugaragarije ko usa nkaho wowe wenda ushobora kubyumva cyangwa se kubireba wihereye muri sosiyete ubamo ya buri munsi. Iyo ubyumvishije ubyakira kandi uzi ko ufite iwawe nk'uko watubwiye wenda utarafashwa cyangwa utarakurikiranwa? Nyine kubera ko niyakiriye kandi nkaba mbona ubuyobozi nta kintu bubyitayeho, nta kundi kuntu wabigenza. None se wamugira ute? Ukaba ari umwana wawe wamugira gute? Nubona ubuyobozi nta kintu bukumariye, urabyihorera ugatuza ukumva ko umwana n'uwawe, ugomba no kumutunga, ni n'inshingano zawe, sibyo, nta kundi kuntu wabigenza. Niba ubona utabashije kubona abagufasha wenda ngo bakugire imbere bagende bakurebere, sibyo, nta kundi kuntu wabyanjye. Sinshoboye kujya kwirebera, sinshoboye no kubyikorera. Wakora iki? Uriyakira nyine ukabifata nk'uko ubibona. Wakora iki se? None se wowe bundi watuganiriza utubwira uti ndahingikiriza nkagira gute, ubuzima ubayemo bwa buri munsi n'uyu mwana wawe ufite? Waye ahubwo nanjye ubona birakorohera? Nyine ntibinyorohera, biramvuna, ariko nta kundi nabigenza. None nabigenza gute ko nta wundi mfite nereka? Nawe mbwira ngo gira gutya, sibyo. Uwo mwana nkubwira mukuru nta bushobozi arabona bwo kuba yadufasha, sibyo. No kuvuga ngo utw'umugabo wanjye yabashije kunsigira nitwo n'ubundi nanjye mbafashamo, sibyo. Ubwo no ubwira Desire tese ubu ntiwarabiye twurikira uko natubwira fesi meze bite, urishimye? Yego abantu badusuye n'ukuri kw'Imana bazagaruke, wabwira bazagaruke, wabwira bazagaruke.
nuko nta kundi nuko tuvugana nawe nta kundi. hanyuma hari abantu bumva mu buryo bwinshi butandukanye, aha ni kuri Talk Channel kuri televiziyo, abantu barimo barakureba hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu bagira imyumvire itandukanye, bashobora kuvuga bati umwana ararengeranye. Nk'umuntu aramutse atekereje atyo agukurikiranye gutya, nicyo wamusubiza? Namusubiza ngo iki? Akavuga ngo ngo uyu mubyeyi nawe uyu mwana yararengeranye, wenda se namusubiza ko nagerageje mu buryo bwanjye nshoboye, ubwo ntashoboye naburetse. Namubwira ko nakoze ibyo nshoboye, ibyo ntashoboye byananiye. Niko namubwira. Ngira ngo noneho dusa n'abasoza ikiganiro tugiranye namwe muri aka kanya, haramutse hari imiryango ishinzwe gufasha ndetse no gushyigikira abafite ubumuga hirya no hino, kuko irahari mu gihugu, yaba ndetse no mu kigero cy'abana bakiri batoya hirya no hino, na bya bigo byabihaye Imana bavugaga. Ubu noneho ni iki wabasaba dusa n'abasoza ikiganiro, ni iki wababwira? We nacyo ntakubajije. Zisa tuvugana nababwira ko bagomba kumfasha uyu mwana bishobotse, baramutse babishoboye bakamfasha uyu mwana tukamurera, byaba ngombwa yenda bakamutwara nkajya ngenda nkamusura, ntacyo byantwara, cyangwa se banamufashirije ahangaha turi ahangaha, nabyo ntacyo byantwara. Ubwo ni ukuvuga ngo bo bahitamo icyo bagomba kunkorera. Wagize uti njya gutya nkajya gupagasa, iyo wagiye gupagasa umusiga hehe? Shyira mu nzu nkamukingirana. Ubwo si mukingiranye usanga iyo ugarutse usanga akora iki? Nsanga yicayeho, yakabaye yicaye n'ubundi. Yicara mu nzu aho namusize, akaba ariho musanga n'ubundi. Warakomba nakinze. Ubwo niba ari ibiryo siga mbimuhaye, nangiza nagaruka nkongera nkamuha ibindi, niba ari icyo kunywa nkasiga nkimuhaye, nagaruka nkongera nkamuha ikindi. Ngaho rero shimira Jean de Dieu. Ese kuki watubwiye kwitwa Jean? Ntirenganya Jean de Dieu. Wese kuki nubishe umwita Fils? Ni nyine Fils nakabyiniriro. Kabyiniro kamwise. Aka kabyiniro nakamwise nyine yakiswe na se nagari jewe n'abandi bana. Hari ukuntu umwana avuka, abana bakaza bakita amazina, ubwo nyine baraje bamubyinirira Fils. Ubwo ari ku izina rya se yitwa Ntirenganya Jean de Dieu. Aho rero tubwirire Fils uti turabashimiye, murakoze. Umva nkubwire rero, shimira bano bantu, ngabo bashimire, turabashimiye. Azagaruke. Muzagaruke. Muzagaruke kudusura. Muzagaruke kudusura. Kandi murakoze. Ngaho nuko murakoze namwe. Murakoze cyane. Yego murakoze cyane.